umwana ni umugisha, ariko kuri uyu nguyu siko byaje kuba byagenda. Ubwo umugore w'umugabo amaze kuba yapfa, umugore yashatse undi mugore amuzana mu rugo ngo mu gihe adahari ajye akomeza kuba yamurebera umwana ndetse anamwiteho. Barakwereka umugore yazanye umwana hano hejuru ya pisine, nuko aho hafi hatangira kuba habonekirwa mama we wari waragiye, aba yakora kuri pisine akorera umwana w'inzira ngo ataza kugwa muri ayo mazi ya pisine. Nuko akana kanyuze mu mazi disi ntikagira icyo kaba ntikagwamo. Ubwo ngubwo mama wako yakomezaga akabonekera ku mpande, akomeza agahamagara akereka inzira gagomba gukomeza kunyuzamo. Ubwo akana nako kadaciye ku ruhande kakomeje kuba kakurikira ishusho ya mama wako wagahaye inyonyo n'ibere, aba yagaterura akavana aho ngaho muri ayo mazi. Kumbe hano hanze barakwereka hari umusazi cyangwa se umusabirizi wari wicaye hanze ari kuba yakirira keke. Ubwo ngubwo mama wa kakana yaratambutse amwaka ya keke kari kurya, arangije akomeza atambika. Ubwo niko guhaguruka kamutuka kamubwira ati nk'umuntu uri kumbuza apeti aba ashaka iki. Ako kanya ubwo kagasabirizi karahagurutse kagira ngo kamwirukeho, gatangira kuba kakurira igipangu ngo kabe kamureba. Nkwibutsa kureba neza nuba warakoze subscribe, nuba utarayikora ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko uri kumva iyi nkuru, ndetse nuba wayikunda ube wakanda like ndetse unayisharinge ku bantu bawe mu rwego rwo gukomeza kudushyigikira. Ubwo mama w'umwana yayoboye wa mukobwa aho ngaho mu rugo, disi akana kari kagiye kugwa. Ubwo wa mukobwa baraje aragatabara. Ubwo yari agihagaze aho ngaho amaze guterura ka kana, batangiye kuba yavugisha wa mugore amubwira ati ese kubera iki wagiye vuba ukaba warasize umwana wawe? Ubwo aha ngaho umugore yatangiye kuba yahamagara ati hana wowe tuza. Muri ako kanya bagihagaze hanze, umugore azi ngo umwana yaguye muri pisine yarohamye yanyoye amazi. Yarasohotse asanga umwana bamutabaye. Ubwo umugore hano bamwise Jasmine yatangiye kuba yakibaza ati se uriya we noneho aturutse he? Ubwo ngubwo akana katangiye gupepera mama wako kabwira mama uti bayi. Ubwo ngubwo aha ngaha nawe yatangiye kuba yakiruka yirukankana kacamo ari hano. Ubwo ngubwo papa we niko guhita yinjira mu rugo atangira kuba yabaza nyina w'umwana ati uri cyande bimeze bite kuri kuntwarira umwana? Ubwo hano umugore Jasmine yatangiye kuba yakiregura avuga ati sheri, ati ndorera uyu musazi asigaye aza hano mu nzu agashaka kutwibira umwana. Ubwo umugabo disi nawe yatangiye kuba yabwira nabi ka gasazi kacu. Disi kahana nta n'umutima mubi karangije karigendera. Ubwo Jasmine yasigaranye n'umugabo we hano, ndetse ubwo muri ako kanya yari arimo kwiriza avuga ati sheri, ati humura umwana wawe ntacyo azaba, ati kandi Imana iracyamurinze nubwo mama we adahari. Ubwo ngubwo umugore yahobeye umugabo we, ariko mu inyuma afite ijinyora ari kuvuga ati iki cyana nzakica gute? Ati nzabikora mu buhe buryo? Ubwo ngubwo umugore yakomeje kuba yaturisha umugabo we, ndetse bakomeza batwereka inkuru yacu ikomeza igenda. Ubwo ngubwo umugore ku munsi ukurikiye abonye kumba yamunaga mu mazi byanze, yamuzanye ku muhanda ngo babe bakinira mu muhanda. Atangira kuba yajugunya itenesi mu muhanda, kumbe hirya hari guturuka imodoka, maze mama wawe akarongera arakabonekera. Arangije afata ahindura ya modoka ayihindura agapupe. Ubwo umwana nawe yatangiye kuba yakikinishiriza ako gapupe. Hari igihe umuntu aba ashaka kukugirira nabi kandi Imana ikigufiteho umugambi. Ubwo ngubwo wa mugore yahise abonekera Ana, arangije aramubwira ati Ana, jya gutabara Jamali, dore yicaye hariya hirya mu muhanda, wa mugore yamuzanye noneho ngo imodoka imugonge. Ubwo ngubwo ka Ana aho ngaho kari kumiwe karebye neza kabona Jasmine hirya ari gutonganya ka kana,
ubwo niko kuba yanaga n'utundi dutenisi yari asigaranye mu ntoki n'umujinya mwinshi. Ubwo Ana aza yiruka, ubwo Jasmine yatangiye kuba yabwira Ana ati ba wansubiza umwana wanjye, ati sinkushaka kunkorera ku mwana. Uwo mugore nubwo yari agaragaje ko yitaye kuri uyu mwana, nta rukundo na ruke yari amufitiye. Ubwo Kana katangiye kuba kamubwira ati ntabwo nishimiye ubugome ufite ndetse n'imigambi mibi ushaka kuba wakorera uyu mwana. Ubwo Papa Jamali muri ako kanya yabaye yahagera, asanga nanone Ana arahari. Ubwo ngubwo yatangiye kuvuga ati Yusu Anara, ati nanone ni wowe? Ubwo umugore nawe yakomeje abwira umugabo we ati kandi Papa Jama, ati narakubwiye ati umugore arashaka kutwangiriza ubuzima, ati dore n'ubu ngubu yari adutwariye umwana. Ubwo Kana niko kuba katangira kuvuga ati nendi kuba nakihitira, ntabwo nari mbatwariye umwana. Ubwo Papa Jamali niko kuba yamubwira ati nta magambo yawe menshi nshaka, ahubwo katube wagenda uva aha ngaha. Ubwo ngubwo Papa Jamali yateruye umwana we Jamali. Ubwo n'umugore yari ari aho ngaho ari kuvuga ati imipango yanjye yose kiri gupfara, ati ubu ngubu nzabigenza gute? Ubwo baratwereka mu ijoro rigeze baryamye, umugore yarabyutse areba neza ko umugabo wiwe wasinziriye Papa Jamali, arangije atangira kuba yahaguruka. Uwo mugore nubwo yari ari muri uyu muryango, ntabwo yari mwiza habe na gato. Ubundi abandi babyeyi baba bafitiye impuhwe n'urukundo ku bana nubwo yaba ataramubyaye. Ubwo umugore Jasmine yatangiye kuba yahaguruka, baratwereka akana karyamye kisinziriye. Jasmine aba yakinjira mu cyumba cyako. Uwo mugore ntabwo yari yishimiye umwana habe na gato. Sinzi n'uwo ari uko atari we wari waramubyaye, ariko ibi ngibi ntabwo byakagombye kuba nk'umuntu uri mu rugo witeguye kuba yaba umubyeyi. Ubwo Jasmine yatangiye kuba yaterura Jamali, arangije amuhagurutsa mu buriri bw'iwe aho yari yiryamiye. Ubwo ngubwo yaramuzanye amubwira ati wacyana we, noneho uyu munsi nudapfa nzabasha kuba nava muri ruriya rugo njyewe. Ubwo yamushyize hasi, arangije aramubwira ati genda ntabwo ngiye nkushaka mwa ruriya rugo. Ubwo umugore niko kuba yakata yisubirirayo. Umugore yari umugome. Baratwereka akana kiryamiye hano. Rusiya mama Jamali arongera arakabonekera. Ubwo Rusiya yari ari gukomeza ahamagara ati Ana, ati Ana. Ubwo Ana niko kuba yakanguka afite n'ubwoba. Ubwo Rusiya mama Jamali niko akomeza kuba yamubwira ati murankubwira uti tabara uriya mwana ariko wanga kunyumva. Ubwo Ana yagize ubwoba, arebye imbere abona ka Jamali gahagaze ku kiraro konyine. Ubwo yatangiye kuba yagahamagara ati Jamali, ati Jamali ngwino. Ubwo ka Jamali nako kakomeje kuba gatera intambwe kaza, nubwo kateraga intambwe z'abana, gakomeza kegera Ana aha ngaha, karaza karamuhobera. Ana nawe aba yagatwikira dore ko hari n'imbeho. Arangije arakiyegereza arakorosa neza, arangije arakabwira ati ngaho ba waryama aha ngaha wisinzirire. Ubwo ngubwo nuko akana yagatabaye muri uwo mugoroba nabwo. Uwo mukobwa nawe nuko wagenda wakomeza kumuhekera ngo ashaka kukiba, kandi ari nyine uba wabiteye. Ubwo ngubwo mu gitondo Papa Jamali yarabyutse aha ngaha aje mu cyumba cy'umwana yishimye, aje kureba umwana wiwe, akubitwa n'inkuba. Yaravuze ati si ibi ngibi bibaho, si ibi ngibi biba byashoboka. Ubwo byaramucanze atangira kuba yakifata mu mutwe, aravuga ati se Jamali yagiye hehe? Ubwo ngubwo nibwo Jasmine yinjiye mu cyumba cy'umwana abaza ati umwana ari hehe sheri? Ubwo Papa Jamali nawe niko kuba yatangira kumubwira ati nibwo ngeze aha ngaha nanjye nari nje kuba namureba. Ubwo ngubwo Jasmine niko gutangira kumubwira ati wasanga ari wa mukobwa wongeye kumwiba nanone. Ubwo ngubwo Jasmine yahobeye umugabo we, ariko ubona ko nyine bitamurimo, afite iseseme. Ubwo ngubwo Papa Jamali niko kuba yamubwira ati duhamagare polisi
ibe yadufasha gushaka umwana wacu. Ubwo ngubwo ahangaha Kajamaru kari gakangutse kabona abantu bari kuza hejuru yabo. Ubwo ngubwo abapolisi batangira kuba babyutsa Ana. Ubwo Ana yatangiye kubabwira ati bwakeye ryari, ababaza. Ubwo ngubwo Papa Jamali abereka ati umwana wanjye ni uyu nguyu. Ubwo ngubwo umugore Jasmine inyuma nawe yaraye kubabwira ati uyu mugore amaze igihe aza mu rugo iwacu ndetse afite imico igaragaza ko ashaka kutwibira umwana. Ubwo ngubwo Ana niko kuba yababwira ati nari niryamiye ahangaha mbona Jamalu araje mu ijoro. Ubwo ngubwo abapolisi kubabwira ngo umwana yizanye aho ngaho, ndetse ukurikije n'intera yari iri aho bari no kugera mu rugo yari intera ndende. Ubwo abapolisi kubibabwira banze kuba babyumva. Ubwo hano niko gukomeza kuba yakisobanura, ariko baramubwira ati uyu munsi turi bugufunge. Ubwo ngubwo Papa Jamalu ndetse na Jasmine basigaye aho ngaho. Jasmine amubwira ati uyu mwana ugomba kuba wamwitaho cyane kuko urabona bashaka kuba bamugirira nabi. Kajamaru kakomeje kareba nyina uri aho ngaho gakorera ibintu by'ubugome kandi katazi icyo kamukoreye, ariko kadafite uko kavuga ndetse ngo kavuge ko uriya mukobwa ari kuba yarengana. Ubwo umugabo nawe yakomeje abwira umugore we ati nawe ugomba kuba wabigiramo uruhare. Ubwo Jasmine niko kongera guhobera umugabo we, ariko mu mutima avuga ati iki cyana ko kiri kwanga gupfa, nzaba nabigenza gute? Disi uwo mugore yari umugome ndetse anuzuye ubugome muri we. Wakibaza ngo uwo mwana yari yamutwaye iki? Ubwo ngubwo hano bukeye bwaho umugabo yatangiye kuba yamubwira ati sheri, ati rero ngiye kuba najya ku kazi nk'ibisanzwe, ariko noneho uze kuba wareba umwana kandi ukomeze kuba wamwitaho, ntihagire ikindi kintu ukora ubase unyitire ku mwana. Disi umugabo nawe yari yarakabije, yagaragarizaga mukase w'umwana ko amukunze cyane kumurusha. Ubwo ngubwo na Jasmine uri aho ngaho n'uburyarya bwinshi niko gukomeza kuba yabwira umugabo we ati bye bye, tuze gusubira. Ubwo umugabo amajije kuba yagenda, umugore asigara amaha mu rugo avuga ati kanze noneho ndaje nshaka kuba nashaka uburyo noneho umwana wawe mukura muri uru rugo by'iteka. Ubwo ngubwo baratwereka akana ahangaha muri sitasiyo za polisi kari gafungiye, katangiye kuba katabaza cyane kabwira madamu w'umupolisi wari uri aho ngaho ati ndakwinginze rwose mumfashe mwe mwansohora ahangaha kuko uriya mwana bagiye kuba bamugirira nabi. Ubwo umupolisi uri ahangaha yakomeje kuba yamubwira ati ibintu wakoze ntabwo ari byo, nawe wakoze ibintu binyuranyije n'amategeko kandi ugomba kuba wabihanirwa. Kana disi niko gukomeza guhakana kivuye inyuma kabwira umugore w'umupolisi wari uri aho ngaho kati nta kintu nigeze kuba nakora kidasanzwe, ati uriya mwana ni nyina ukomeza kunyerekerwa kuba namutabara. Disi umupolisi w'umugore wari uri aho nawe yumvishe ikibazo cy'uyu mwana, aba yatangira gukuramo imfunguzo, abatangira kumufungurira aho ngaho. Baratwereka hano hari umwe mu bapolisi bagiye kuba bafata Ana, yari yicaye ku mashini hari ibyo ari kwirebera. Ubwo wa mugore yatangiye kuba yamubwira ati Ana kari kumbwira ngo ahantu yari ari haba kamera, mwaba mwacekinze ngo murebe? Ofisiye aramubwira ati usanze ari byo nayo ndi kuba nakoraho, ahubwo ngwino urebe ibyo ndi kubona. Ubwo kana katangiye kuba kagira ubwoba ariko kegera imbere nako kababwira ati mwitegereze neza ukuntu byagenze. Disi bagiye kubona mu mashusho babona wa mugore w'umugabo niyo wazanye akana mu ijoro, arangije aba yakarekura. Ubwo akana niko katangiye kuba kagenda gakomeza kegera imbere kagera aho Ana yari ari. Ubwo ayo mashusho yari gukomeza arebwa na Ana ndetse n'abapolisi bari bamufunze, babona akana niko kaje gasatira Ana aho yari ari. Ubwo umupolisi yarahindukiye aramureba arumirwa. Ana niko kuba yamubwira ati ahubwo kagende njye kuba najya kureba uriya mwana. Ubwo abapolisi nabo niko kuba bamwirukaho bavuga ati nawe ntabwo wapfa kuducika gutyo.
ubwo ngubwo Ana yakomeje aza yiruka yinjira mu ishyamba. Ubwo Rusiya mama wa Jamali niko kumubonekerwa, aramubwira tugomba kwihuta tukajya gutabara Jamali aka kanya. Ubwo ngubwo Rusiya aho ngaho yakomeje kuba yakiruka yinjira mu hantu hameze nko mu ishyamba, ndetse ubwo ngubwo muri ako kanya abapolisi bari bamuri inyuma nabo bari kumukinaho igitsi, bamubwira ati wowe ntabwo ducika, nawe ibyo wakoze ugomba kubiryozwa. ubwo ngubwo baratwereka ya modoka ya papa Jamali iri kugenda igeze mu muhanda, isanga bahatambitse ibiti, ndetse harimo ishusho y'umuntu umeze nk'uhagaze uri kuba yatanga icyerekezo. ubwo ngubwo papa Jamali yasohotse mu modoka yiwe aza areba ikibazo gihari. ubwo ngubwo yasohotse yibaza ati se ninde waba waje gukora ibi bintu mu muhanda bimeze uku nguku? Arebye abona hariho icyerekezo, agiye kureba abona havuyemo aba yabonekerwa ishusho y'umugore we akomeza amwereka inzira ijya muri cya cyerekezo. ubwo papa Jamali yarabajije ati se ndi kuba narota cyangwa? ubwo mama Jamali aho ngaho nawe yakomeje amwereka ikimenyetso kijya mu muhanda ukata hirya. ubwo papa Jamali niko kuba yakibaza ati se ni kubera iki? ubwo yatangiye kuba yahamagara umugore we amubaza ati ni we ndi kubona cyangwa ndi kurota? akimubaza gutyo haba hagarutse ya shusho ikomeza kumwereka icyerekezo agomba gukatiramo. papa Jamali ntabwo yabyumvaga. ubwo ngubwo muri ako kanya byari byamucanze, ari kwibaza ati se ibi ngibi noneho ndabyita ngo iki? ati buriya ni umugore wanjye mbashije kuba nakongera kubonekerwa nyuma y'imyaka 3 yari ishize agiye. ubwo ngubwo papa Jamali niko kuba yafata umuhanda yerekera aho bari kumwereka. kumbe Jasmine ahangaha nawe yari yipanze akazi arimo arashyingura umwana aho ngaho mu ishyamba. abapolisi nabo baje biruka kuri Ana akomeza kubabwira ati ariko imbere hariya nta kintu mwe muri kuba mwabona? ubwo ngubwo baje bihisha gake, barebye imbere babona wa mugore Jasmine yatangiye kuba yashyingura umwana ari muzima, amubwira ati uko nishe mama wawe niko ngiye kuba nakwica. uyu mugore nibwo niwe wari warishe na mama w'umwana, kuko yari atangiye kuba yamubwira ati we ngiye kukwica uri muzima, gusa nyoko we ntabwo yapfuye nk'uko nabishakaga, nubwo nari muhaye ibintu bigomba kuba byamwica. ati rero nawe ugomba kumusanga ahari. ubwo umugore kirimo kuba yashingura umwana yatangiye kuba yakibuka igihe kimwe n'umunsi umwe bari bicaye ku mucanga ku mazi impande ya pisine. ubwo ngubwo yari ari kuganira na wa mugore tujya tubona ubonekerwa mama Jamali. mama Jamali amubwira ati umugabo wanjye nta kintu antwaye, kandi urabona ahangaha mu rugo tubanye amahoro. uyu mugore Jasmine yahoze ari inshuti magara ya nyina w'umwana, ariko ureba ukuntu ugambanirwa n'inshuti yawe magara. ubwo ngubwo ako kanya papa Jamali yari ari mu mazi avamo araza, arimo arasuhuza umugore ari kumubwira ati wiyiteho kandi umunsi mwiza sheri, ndagukunda. ubwo ngubwo yakomeje agenda, ari nako Jasmine ari kwitegereza umugabo w'abandi. ubwo umugore wari uri aho ngaho Rusiya yabaye yabwira Jasmine ati ndabona isaha zageze kandi hari umuntu ugize gutora ibyo kurya ahangaha, ati kambe najya kuba namureba be namuha ibyo kurya. ubwo ngubwo Rusiya niko kuba yasohoka asanga akana gahagaze hanze, arakabwira atakira, ati se ko wari watinze kuba waza kubifata? ubwo ngubwo akana niko kuba katangira kumubwira ati urakoze mabuja, ati nari ngiye kuba nabwirirwa ubu ngubu. ubwo ngubwo katangiye kuba kakirira inkeri, ndetse ubona ko kishimye. ubwo Jasmine yabaye yaturuka inyuma ya Rusiya atangira kuba yamubwira ati iyi ngegera y'umusabirizo ubuza ni ibyo kurya n'isahane yacu, ubu urumva ari nde uzongera kuyiriraho mu rugo iwawe?
disi kana katangiye kuba kamubwira ati ntabwo ndi umusabirizi, nanjye niko nisanze. Jasmine kuva kera yagiraga umutima mubi ndetse wuje n'ishyari. Ubwo ngubwo yatangiye kuba yamubwira ati ntabwo tukigushaka ahangaha, komeza niyo sahane yijyane, kuko nta muntu warira ku isahane umusabirizi yaririyeho. Ubwo ngubwo mama wa Jamali Rushiya niko kuba yatangira kuba yamubwira ati ariko ntabwo wakagombye kuba wakitwara gutyo ku bantu batakuzi. Ati uriya mwana si bwo bwa mbere umubonye ahangaha, ati kandi nawe ndatekereza ari bwo bwa mbere uje ahangaha ukaba wahamusanga. Ati rero ntabwo wakagombye kuba umweretse imico imeze gutyo, ati ntabwo ari myiza rwose. Ubwo mama Jamalu niko kuba yamubwira ati ntari bito byihorere tubireke twisubirire mu nzu tube twaganira, dore nta nubwo twe duherukanye. Niko kuba bagaruka ahangaha mu nzu. Jasmine ubona ko yishimye, arangije atangira kuba yareba icyo kunywa cyari kiri aho ngaho, atangira kuba yagiterura ngo asuke babe banywa mu gihe bari aho ngaho bari kuganira. Ubwo yasutse akarahure ka mbere, arangije aba yatereka aho hasi, atangira kukegeza hirya ngo yiyegereze n'aka kabiri abe yasukamo. Ubwo ngubwo ari kukegeza hirya yasaye n'uwihishe, afata uburozi aba yabusuka muri ka kaji ka mbere yabaye yasuka. Disi uyu mugore ntabwo yari yishimiye muri uru rugo, ndetse nta nubwo yari yishimiye iterambere ryabo mu bigaragara. Ubwo ngubwo yateruye ikirahure kimwe yasutsemo uburozi aba yagihereza mama Jamali Rushiya, arangije aramubwira ati twenjoyinge ndetse tunanywemo kubw'ubucuti bwacu. Ubwo ngubwo Rushiya nawe yakomeje yinywera yumva kararyoshye. Disi umugore wa rura Jasmine yatangiye kuba yamuseka. Ubwo ngubwo nk'umugore uri iwe yarisanze yarinywera disi aba yakamaramo. Amajije kuba yakanywa niko gutangira kumva atameze neza. Ubwo yatangiye kuba yakumva umutwe uri kumurya ndetse yumva afite n'isereri itangira kuba yamurenga. Ubwo ngubwo umugore yari ahagaze aho ngaho ari kumureba atangira kuba yamuseka cyane. Umugore niko kuba yakikubita hasi. Mama we, ako kanya mama Jamali yikubise hasi. Ubwo umugore nawe yasigaye yitonganya, arangije afata bwa burozi bwiwe arabubika. Ubwo ngubwo umugabo wiwe papa Jamali niko kuba yakinjira aho ngaho avuye hanze. Yinjira aho ngaho asanga Jasmine arimo aririzwa afashe ku mugore we. Ubwo niko kuba yaza afata umugore we aramukikira, ahamagara ati Rushiya, ati ntabwo byakunda, ntabwo wansiga. Ubwo ngubwo umugabo yakomeje ahamagara umugore we ari kuvuga ati bise byashoboka, bibaho gute? Avuga ati ntabwo bibaho mwana, ati ntabwo wabinkora. Yakomeje afumbatiye umugore we ari kumuhamagara, ariko bibi by'ubusa. Barakwereka yashize nyuma y'igihe, haciyeho igihe kirekire umugore wacu agiye. Ubwo papa w'umwana niko kuba yagaruka hano mu rugo ndetse ari kumwe na Jasmine n'undi mugore. Ubwo bakomeje batera intambwe begera imbere, bari kuba bakegera imbere ngo batangire kuba baganira. Ubwo bamaze kuba bakinjira mu nzu, umugore yatangiye kuba yamubwira ati dore hashize igihe kirekire umugore wawe Rushiya amajije kuba yagenda. Ubwo umugabo yaramubwiye ati rwose ibyo uvuga ni ukuri, ati tangira kuba wansomera. Ubwo umugore wari uri aho ngaho yatangiye kuba yasomera umugabo urwandiko rusa naho rwari rwaranditswe n'umugore wewe. Ubwo yatangiye kuba yamusomera amubwira ati umugore wawe yari yaranditse ati mugabo wanjye, dore urugo rwacu rumeze neza kandi ndishimira ubuzima tubashije kuba twabamo njye nawe turi kumwe, kandi nindamuka ngiye cyangwa wowe ukagenda dusezerane kumwe azita ku mwana wacu akazakura afite amahoro kandi agakura neza. Ubwo umugore amajije kuba yasoma ibyo ngibyo, umugabo agahinda kongeye kumwica. Aba yabwira umugore ati se nanjye nabuze umuntu nkunda mu buzima kandi birababaza urabizi. Ubwo umugore yaramubwiye ati njye byari ibyo byari binzanye, ati kambe nagende. Ubwo ngubwo
uruhare rusigaye ni urwawe. Disi barakwereka Jasmine wari uri ahangaha yatangiye kuba yaturisha umugabo byamurenze, ari kuvuga ati se umugore wanjye Disi ni uku nguko yari ameze. Ubwo ngubwo Jasmine yakomeje kuba yamubwira ati hama hamwe natwe turahari ndetse kandi tukuri iruhande igihe cyose ubishaka. Disi umugore asa n'uwashaka ku mugabo ariko adashaka kwerura ngo abe yabimwereka muri ako kanya. Ubwo ngubwo Jasmine aho ngaho yatangiye gukomeza amubwira ati erega nanjye umpaye umwanya naba nakwitaho. Ati se njye sindi umugore, hari ikintu yari afite nafite. Ubwo ngubwo muri ako kanya yatangiye kuba yahobera umugabo w'abandi ndetse ubona ko bimushimishije cyane, binamuhaye amahoro. Ubwo ngubwo baratwereka nyuma y'igihe hari uwari uri gukomanga hano, kumbe ni Jasmine. Ubwo yatangiye kuba yakiruhutsa, batwereka Papa Jamali afungura urugi. Bari bishimanye nk'aho bari batangiye kuba bamenyana cyane, niko kuba bakomeza kuba bahoberana. Arangije Papa Jamali aramubwira ati ikaze mu rugo iwacu. Ubwo binjiye mu nzu batangira kuba baganira bari guseka cyane, ubona ko ibyo barimo babizi bishimye cyane. Ubwo ngubwo Papa Jamali akiri aho ngaho umugore yatangiye kuba yamukorakora. Ubwo ngubwo Papa Jamali arangije nawe barebana mu maso. Ubwo nawe nk'umugabo urabyumva icyari kigiye kubasha kuba cyaba cyakurikiraho. Ubwo ngubwo ibyo ngibyo nibyo umugore yibukaga, bakatugarura hahandi ari gushyingura umwana w'abandi. Buriya yari azi ko nta muntu uri kumureba. Ubwo ngubwo yari ari kuvuga ati uyu munsi ugomba gusoza misiyo, nkaba nakibanira na papa wawe mu mahoro udahari wa cyana we. Ubwo ngubwo umugore w'umupolisi wari uri aho ngaho akomeje kuba yababwira ati nidutinda aha ngaho uriya mwana araza kuba yakitaba Imana abe yapfa. Ubwo niko kuba bakomeza biruka, anavuga ati uriya mugore mumufunga iriya nkozi y'ibibi. Ubwo ngubwo wa mupolisi yagiye imbere aramubwira ati urashinjwa icyaha cyo kuba wakica nyina w'umwana ndetse ugashaka no kuba wagirira umwana mutoya nabi kandi nta kintu agutwaye. Ubwo ngubwo Disi aho ngaho kana kakomeje kamubwira ati kuva waza mwa ruriya rugo nta mahoro yigeze abonekamo. Ubwo umugabo nawe yageze aho ngaho akomeje gukurikira cya cyerekezo bari bamushyizemo, avuga ati imikino iri kubera aha ngaha ariko ni iyihe. Ubwo umupolisi w'umugore yakomeje abwira umugabo ati uyu mugore kuva kera niwe washakaga kugirira nabi umwana wawe, ntago ari uwo mukobwa. Ubwo ngubwo Disi Jasmine aho ngaho nacyo cyatangiye kuba cyavuga ati rega sheri, ati ndashaka kubana nawe muri iriya nzu twenyine. Ubwo umugabo niko kuba yamubwira ati kuba twabana ntabwo bivuze kuba wagirira umwana nawe utagize icyo agutwaye. Ati ikindi kandi ntabwo wakagombye kuba warabikoze muri ubwo buryo. Ubwo Jasmine niko gukomeza kumubwira ati nabonaga utanyitayeho utankunda. Ubwo ngubwo abapolisi bamubaye bamujyana uko nguko. Disi Papa Jamali asigara aha ngaha afite isoni n'ikimwaro byo kuba yarabwiye Ana nabi ndetse agakomeza no kumwirukana. Ubwo yakomeje kuba yakibaza ati Mana kubera iki ibi ngibi byabaye mu muryango wanjye. Ati wantwaye mama w'umwana, ati none n'umwana wari ugiye kuba wamunjyana. Ati Mana nagukoze iki? Ubwo niko gukomeza kuba yakibaza gutyo. Atangira kuba yareba Kana, atangira kuba yagasaba imbabazi, akabwira ati mbabariye nari kwibeshyeho. Ati kandi nanjye narashyutswe nagendeye mu kigare cy'umugore. Disi Kana ntacyo byari bikabwiye, icyangombwa nuko kashakaga kuba kakitabarira umwana. Ubwo ngubwo umugore yahise abonekerwa aho ngaho, atangira kuba yareba akana kiwe ndetse na se bishimye. Ubwo Papa Jamali yatangiye gusaba Kana ati mpa kuri Jamali nongere muterureho, ubona ko yishimye kuba ari kumwe n'umwana wiwe. Disi na Kana karabarebye kabona ni famiye yishimye. Ubwo akana katangiye kuba kapipera kari gusezera mama wako nawe atangira kuba yagasezera. Disi akana nako kari kazi ko mama wako ageza kukareba.
ndakwibutsa kuba wakora subscribe, like, share and comment.